nguje kwanika ngo umugabo mugenza ngo yateye inda we kutayitera aba mwirirwa mutemana none reka mbabwira kandi Regis nakora uko umwaka nkuko yirirwa byirata mwiki muzanza bicyo mushaka cyose kuko manu rabutabasha kwikuraho waneye ngura ibintu birakomeye mvugiriza karuru Regis Sikitu umwe muzi cyane nk'umukinnyi w'amakomedi y'amafilme ibintu byamukomeranye cyane nyuma yaho yakunze inkuma akagenda kurikira umugore byagizwe naho no kurigatamo byarangiye bamuteye indobo abapromota yajyanye umukunzi wa Regis none Regis ari gusigara arira mu marira menshi cyane abana musebya kandi subscribe uke no kwa wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana muri ibiganiro iyo tugiye gukora mu kiganiro aracyari Mr Theo na Mr Kwizigi rero kandi subscribe uke no kwa wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana reka tubanze twambere kinamubwira bwa mbere ni no gukata konaki amatika kaberati kazinga stade uko utazinze stade nago parking yava yangiza ugakuramo parking ukimara gukata konaki abarimo biri hano muri normal gutwe abantu bakunda kubyita ni vitesse ya kabiri iyo vitesse nyine niringana ibundi dukunda gukoresha cyane yego nibyo izi moto za Sipiro ni moto nziza cyane kandi zishobora kuba zifite imbaraga nyinshi cyane zo kuba zagenda ibirometero byinshi cyane abaziguze rero ntago birahira kuko izi moto zifite ubuhangange moto bita Sipiro ni moto nziza cyane yagiranye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda yuko izi moto zabizambere mu gukora muri iki gihugu rero izi moto rero zikaba zifite ubudahangange bwo kuba zabika umuriro mwinshi cyane zikaba zagenda ibirometero ni nyuma yaho zishaka kuba zagera mu ntara ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye izi moto zikagenda zihagera moto bita Sipiro ni moto nziza cyane mutugane n'ahandi hantu dukorera ni Kicukiro hano kuri sitasiyo abaziguze ntago birahira kuko turi muri promotion waba ushaka moto nziza cyane ngwino bahamagare kuri iyi nimero ureba kuri screen yawe ubundi bagufashe baguhe moto nziza cyane ya miliyoni 1.5 nta handi rero wasanga moto nziza ni kuri Sipiro iyo nimero ureba kuri screen yihamagare bakorera Kicukiro kuri sitasiyo bagane bagufashe baguhe moto nziza cyane ni nyuma yaho Regis Sikitu yagize gutya akunda umukobwa amaze kumukunda cyane amwishyiramo bigera naho yari gase mu mupuri we bivuga yuko rero yaje kuza kumwanga tugiye ku ruhande rwa agapromota yabishyize hanze byose Regis Sikitu ni imbwa yigendera nta kintu ashoboye ni nyuma yaho Regis Sikitu yizeye Miki rero akaba yaramukinishije amafilime rero bikavuga yuko ko bagiye mu rukundo kujya mu rukundo rero ejo bundi nibwo hagaragaye amashusho rero ari kumwe n'umugabo we rero bita agapromota rero arimo amusebya ati Regis rero ati ni imbwa nta nubwo azi kurangirizayo kandi nta nubwo ashoboye nta kintu azi nta nubwo azi no kumesa bogisa mbugiriza karuru ye baba we ibintu birakomeye twajya kuri agapromota akivugira ati Regis buriya nta kintu yarazi yari ameze nk'umunyeshuri uri gutangira primaire agenda ageze segonderi rero Regis rero yicundebye kenshi cyane agira ngo rero umukobwa azamukunda cyane rero birangira amuteye indobo Regis rero nawe rero mu binyoma byinshi cyane yaje kuba yajya kuri social media ibintu yavuze birasheteje cyane buri umuntu yari mu kinyoma yirengagiza ko n'akabuno ke gasura Regis yagize gutatangira kwitwaza rero aragenda afotoresha ibipapuro bigiye bitandukanye ngo hirya no hino ngo numva ngagenda ngo yitwaza ngo ni Norvège
umukobwa wo muri Norvège ngo agapromota yateye inda ngo ni baby twins boy, abo ngabo ngo nibo yateye inda. Mvugiriza akaruru di yaho Regis rero yaje kuba yajya ku nkoranyambaga rero akaba yavuga rero asebya agapromota, akamusebya yamusebeje guki rero ngo agapromota ngafite ngo ni baby twins boy, ngo impanga ebyiri z'abahungu, ariko yakomeje kuba agenda akavuga ngo ni Norvège. Tuzi ko Norvège yari i Kigali cyane, kandi yakomeje kuba yagenda avuga ati ni Norvège yo mu mahanga. Ese bino bintu ubundi bihereye he? Iyo tugeza kuri Miki rero amusebyaho ibintu byinshi cyane, ati ntazi kumesa bogisa, ntazi kwitaho, ngarananuka, kandi ikindi ngarangiza nk'isake. Turashize none iwacu nta muntu wigeze yiyahura, iwanyu bariyahuye se? Regis Sikitu rero mana yanjye rero ibintu birakomeye rero. Ni nyuma rero wakunze rero umukobwa rero ukabasha kuba mu rukundo rwawe rero, kumbe yarakwishemo cyane. Ese ko yakwishemo cyane akagukoresha bikaba bigeze aho gusebya avuga ko ngo wambara mu cikopinuka ngo utajya umesa, ngo banza ngo wiyiteho ubanze wikorera isuku. Ngo ni nyuma yango wafa ngo Regis ngakomeje kuba yagira isuku nako ngo akomeje kuba atagira isuku cyane rero. Ngo ni nyuma yaho ngo kugira ngo ngafate basajye koga ajye muri douche ngafata icyenda kihanagura. Mana yanjye mbega Regis Sikitu, burya abantu nuko babona burya bagenda. Ibaze nawe ufata icyenda ukihanagura. Uranga ikintu no Miki yakomeje kuba avuga cyane noneho ngo nukuba ngashaka kuba ngo yamara amezi 3 atubuze. Ibyo ni ibintu Miki yivugiye. Regis Sikitu nawe agaca ku ruhande akajya kuri agapromota ku kazi ko ari we wamutwaye umugabo, munaka azi ko ari we wamutwaye umugore, agatangira gucurisha ibipapuro by'impimbano n'amafoto ngo berekana ngo yuko ngo agapromota yateye inda umukobwa wo mu gihugu ngo bita Norvège. Regis ahubwo yarasebye nyuma yabonye ko atsinzwe bamutwaye imboga, yashatse kuba yasebya agapromota. Mvugiriza akaruru. Ayiwe mana we nari mpfuye. Agapromota rero yaravuze ati rero ibintu nakweretse rero ni nko gufata imyete imwe ukayikura mu muceri, urumva imiceri isigaye uramutse bayigushyira hasi ngo uyibare wabara amamiliyoni. Urumva rero se bino bintu biraherera hehe? Reka dukomeze igice cya kabiri cya Miki na Regis, kandi subscribe ubuke no kuba wakora ku nzogera. Ariko tutari twagenda tubafitiye ibintu byinshi cyane tugomba kubabwira ahangaha. Waba ushaka moto nziza, gana ikigo bita Sipiro, ni moto nziza cyane. Aho ngaho ni ahandi iyo wahageze ibyifuzo byawe biba byabonetse, kuko niba ushaka moto ushaka kwitwaza 1.5 miliyoni yonyine bakaguha moto. Ni ya moto nziza cyane ikoreshwa n'amashanyarazi. Wenda tuvuga tuvuye i Kigali werekeje mu ntara i Nyanza, ukongera ugasubirayo, iyo moto byumvikana ko itazashubiramo umuriro. Rero ni nyuma yabo bari gushaka kwagura n'ibigure bakabigeza mu ntara aho bashobora kugenda bashyira amabatiri ahantu hose, izi moto zikabasha kuba zahagera. Rero wababona kuri izo nimero wabonye kuri icyo cyamamazwa, rero ukabahamagara bakaguha moto nziza cyane bita Sipiro. Reka dusubire ubutaha. Mbere ikintu namubwira bwa mbere ni gukata konaki moto ikaberatse ukazinga stade, uko utazinze stade ntabwo parikingi yavamo, yangiza ugakuramo parikingi. Ukimara gukata konaki haba harimo biri hano muri normal ubwo twe abantu bakunda kubyita ni vitesse ya kabiri. Iyo vitesse nyine niringana ubundi dukunda gukoresha cyane. Yego nibyo, izi moto za Sipiro ni moto nziza cyane kandi zishobora kuba zifite imbaraga nyinshi cyane zo kuba zagenda ibirometero byinshi cyane. Abaziguze rero ntago birahira kuko izi moto zifite ubuhangange. Moto bita Sipiro ni moto nziza cyane
yagiranye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda yuko izi moto zaba iza mbere mu gukora muri iki gihugu. Rero izi moto rero zikaba zifite ubudahangange bwo kuba zabika umuriro mwinshi cyane, zikaba zagenda ibirometero ni nyuma y'aho zishaka kuba zagera mu ntara ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, izi moto zikagenda zihagera. Moto bita Sipiro ni moto nziza cyane, mutugane n'ahandi hantu dukorera ni Kicukiro hano kuri sitasiyo. Abaziguze ntago birahira kuko turi muri promotion. Waba ushaka moto nziza cyane, ngwino bahamagare kuri iyi nimero ureba kuri sikirini yawe, ubundi bagufashe baguhe moto nziza cyane ya $1,500,000. Nta handi rero wasanga moto nziza ni kuri Sipiro. Iyo nimero ureba kuri sikirini yihamagare, bakorera Kicukiro kuri sitasiyo, bagane bagufashe baguhe moto nziza cyane. Murakoze cyane.